kibazo niho nakubwiraga icyo se numva nibere urabona ko mbameze neza urebye hariya ukareba hariya urabona ko kuva nakira n'ibyo nakubwiraga nubwo nabonaga wagira ngo ntabwo nyumva none ibyo nakubwira njye mbameze neza igihe cyose ariko rero ntabwo mfashe na telefone atagira umuntu wo kudutesha umutwe twibereye mu mirimo ibyo bigufashije amase kubona hasa nk'akonje kuko ahantu ugira ikibazo niba ushaka no gushuha bigushyushya ndabigira urafite shuha ntabwo uzi kuvana kera ndi wa wundi nta kintu nzi ngenda kumubwira gusa urasa neza abaje bagitegura uzi kugiye kubura ni ndabogara undi buzima bwose njye mpora ameze neza fresh kera ni umbe kuvana mbere hose ikawenda kwemera igihe cyose nubwo nazanye uriya mudamu nuko we nawe nakubona nkabona wagira akantu k'akana udashaka gutekereza uburyo igihe ugomba kumfata neza sinabwo kwita ntabwo bihagije nk'uko we wanyita wese urasa neza wambara neza uko mbona nifuza none niba wayisize kuko inkora hano kuri cumi ngenda cyakwemera na kera tu cyahise umeze neza kabisa ngewe wanda cyakwemera kabisa si iki ufite cyane n'usudusa dusigaye warishyizeho igihe cyose ngiye mura kucyangwa wesa ni kwa kundi meze nuko mfite umumama nuko namikwa nk'umumama mfite umugore wagira ngo umukecuru nkora ndi kucyanga nawe urabizi se waje ushaka umwanjye ahubwo se wowe ikibazo cyawe ni umukecuru waje umwihorera gusa iyo tudahora ngo nguhe nimero uri kuzambona gute ibaze nyine uswe nagushatse nkakubura sita wumva beke kuko ntabwo washatse ngo umbe kuko aho mba wari uhazi mu rugo wacu wari uhazi njya nawe nakujya wari uhazi erega naje kwagushakira bambwira ko mwimutse ariko bwiye ninde hari umuntu nasanze y'umutatine ku muhanda ndamubaza ati se kwa runaka baracyabarambwira ati kwa runaka barimutse baragiye ntabwo ni ibyo rero sita turi hano ahubwo mu kanya reka nze turebe ukuntu twakwiyaranga tukajya